ibyo nyine yadukunze kuva kera tutari twabaho mu kuvuka kwacu tukavuka nanone turi babi ariko ntitubimenye ariko nshimira Imana cyane nyine kubw'umuryango munini ariko ubwo nanjye ndimo Imana nyine yampaye guhirwa mu bwo bwami nkamenya ko nanone navukiye mu cyaha ariko nanone ku bwa Yezu akaza kugira ngo amvane nanone mu iryo vuko ribi nezezwa cyane mu mutima n'Imana ko nyine nanjye namenye icyo Yezu yakoze kuko ari kugira ngo n'icyamuzanye kuko ari kugira ngo nanone amvane nanone mu ivuko ribi ry'icyaha amvane ku vuko ry'icyaha navukiyemo urumva ijambo ry'Imana niryo rigaragaza ko twavukiye mu cyaha ku bwa Adamu ariko tukishimira cyane nanone ku bwa Adamu wa kabiri wabonetse ari we Yezu kugira ngo nanone atubyare mu bundi buryo atubyare mu buryo butari inyama n'amaraso nanjye nshimira Imana cyane ko mu kubyarwa n'Imana nk'icyo yasabye nk'umunyabyaha ko nanjye nyine yagikoze nanjye namenye ko ndi umunyabyaha kandi nta n'icyo nakorera Imana ngo inyemere nkishimira cyane rero ko muri uko kubimenya Imana yampaye n'imbaraga zo kwizera none icyo Yezu yakoze kugira ngo kibe aricyo kingirira umumaro abantu benshi ntabwo bazi gukiranuka kw'Imana ariko njye nshimira Imana yuko yamenyesheje gukiranuka kw'Imana uko ari ikamenyesha nanone ko Yezu kuba yaraje ari ukugira ngo nanone mbere inzira injyana mu ijuru rero nagira ngo mbereke ko nyine ishimwe nanone nshimira Imana cyane n'iki gitaramo Nyagasani aduhaye nanone nyine n'undi mugambi n'izindi nshingano Nyagasani yavuze ko nanone umuntu iyo amaze kwizera nyine nanone ahabwa n'amazi nk'ikimenyetso cy'umutima uticira urubanza numva rero ubwo Nyagasani adushoje muri iki gitaramo bene date nanjye umutima uticira urubanza ndawufite kubera yuko Nyagasani nanone yampereje gukiranuka numva rero nyine nacyo gikorwa tugiye gukora ariko ubwo nanjye Nyagasani agiye kumereza ayo mazi ariko nk'ikimenyetso numva rero nanjye mbashimira Imana cyane ko nanone ubwo nabonye umugabo nta mpamvu yuko nasezerana nawe Imana ibihimbarizwa cyane ku mukunzi wankunze nanjye nkamukunda ariko twasiye no gusezerana dukoresheje ikimenyetso cy'amazi Imana ishimwe cyane bihimbazwe hanyuma numva Tasiyana namubaza ikibazo cyangwa se n'undi wese yamubaza kubera ko ibyacu bikorerwa habona kugira ngo bigaragare ko byakorewe mu Mana numva namubaza ikibazo nkamubaza ndetse ko nanone umuntu aba atazi igihe yavira mu uyu mubiri nk'ubu yuza kuva nk'ubu buzima tutari twaguha amazi nk'ikimenyetso cyo kubatizwa ubwo wari kuba ugiye ute mu by'ukuri urumva iki kimenyetso cy'amazi biba ari n'isezerano n'ugusezerana ariko mu buryo bwa Nyagasani mu buryo bw'Imana ubundi twaranasezeranye isezerano rikomeye riduhesha none kwinjira mu bwami ni iry'amaraso urumva iryo sezerano Nyagasani akima kwemera kwizera urumva iryo sezerano nari ndifite urumva ikimenyetso naho kitaboneka buriya naho kitaboneka gukunda nabihari urumva nyine nabwo nyine urumva urukundo rwo ruba ruhari urumva cyakoze igihamya kitabonetse nabwo n'ubundi urukundo urumva rwaba ruhari ubu ukaba ushatse kuvuga ko n'ubundi kubatizwa atari byo byaguhesha kujya mu ijuru cyangwa aribyo byamesha kujya mu ijuru ahubwo ikimesha kujya mu ijuru ni ukwizera Yezu byonyine urumva icyo Yezu yakoze kirahagije kugira ngo kinyinjije mu ijuru kuko icyo ngiye gukora hano mu mazi ntabwo ari ukugira ngo mbone ijuru cyangwa se ngo bigire ikindi kintu bimpereze ahubwo ni uko Imana yavuze ko ari isezerano nuko Imana niko ari iki Imana nyine yahamije ko nanone umuntu wamaze kwizera nanone n'ubundi nabwo abikora ko nk'ikimenyetso urumva ni ikimenyetso urumva ikimenyetso ntabwo cyahura nanone n'ikiduhereza nanone gukiranuka kw'Imana urumva ko rero nanone n'amazi atabonetse nkanava hano n'amazi ntayabonye urumva ko n'ubundi ijuru ryaba ari iryanjye Imana ihimbazwe Imana ishimwe bene data nshimira Imana